ari abakinnyi ba Manchester United bumvishe neza game plan ya Michael Carrick. Niba wenda ari uko akiza kuko hari ukuntu abakinnyi y'umutoza kirukanwa haje undi bose bakora cyane bashaka kumwimpressa kugira ngo bamushimishe donc ahita bafata umwanzuro avuga ati wowe ubirimo neza urimo ku rwo rwejo kuko nicyo mu kandi turimo tuvuga turi kuri line up game plan y'umuntu witwa Michael Carrick yagaragaraga 100% ko arabizi ko ari afitemo abakinnyi afite mediane iri sude yuzuye imeze neza karite zose ashakamo zirimo ko bimayino nimubwira ngo dukinire kurande rw'imoso araza nimubwira ngo dukinire kurande rw'imoso araza igisigaye umuntu witwa Ahmad umuntu witwa Brian Mbeumo umuntu witwa Patrick Dorugo nabakinnyi bihuta bose uko ari batatu ko ari batatu yaba Dorugo yaba Mbeumo yaba Ahmad bose nabakinnyi bihuta none areba uraza gusanga bari mu bakinnyi bagize amanota menshi cyane cyane nk'uyu mukinnyi witwa Patrick Dorugo yabaye wa kabiri kuri Bruno Fernandes wabaye man of the match so kuva rero game plan yanjye iraza gushingira kuri ya connection ya Mbeumo na Bruno na Kobe Main. Hari umukomenteta wari urimo arakora kuri Bein Sport niwe wavugaga ngo Bruno Mbeumo nuko yavuga wa mwarabu wo kuri Bein Sport Bruno Mbeumo ukajya nk'umuntu umwe witwa Mbeumo Bruno gutya bahana umupira begeranye cyane muri ya sako kandi bari nko ku murongo so mbona rero tactically umutoza witwa Michael Carrick urebye n'uburyo yagendaga avugana cyane urebye connection yari yubatse hagati y'umuntu witwa Casemiro na Lisandro Martinez buriya nimero 6 iyo arimo arahindukira arimo arasaba baro mu madefenseri kugira ngo bahite bataka vuba umupira yawunyurije ku ibumoso kuri we iyo barimo barakina kuri Kobe Main yabagahagaze biba bimworoheye kongera kusaba kurushwa yawunyuza iburyo ariyo mpamvu wabonaga ko imipira myinshi ya Casemiro na Martinez barimo barayikinana hagati yabo kurusha iyo akinana na Maguire wasangaga ari ku ruhande cyane w'u Rwanda arimo arakinana na Dara mbona rero ko abakinnyi ba Manchester United bumvishe neza game plan bumvishe neza icyo umutoza abasaba biza kurangira batsinze ibitego byinshi hemererwa 2 Nasiri njyewe mbona Michael Carrick yari no mutoza ukiri muto icya kabiri wari umaze iminsi anakomantinga kuri Sky yaramaze iminsi akurikirana Manchester City nabyibuka ko no ku mukino wabona Chelsea yarari kuri Sky so wumva kureba equipe yaravugaga ati ndashaka ko abakinnyi banjye biruka ibirometero byinshi kwiruka ibirometero byinshi birahura nuko abakinnyi ba Manchester City bakina begeranye nituza gukina imipira iri transition rapide biraza kubagora kubera ko baraba bose bari mu kibuga cyanjye Pepe nawe akaba afite imitekerereze ivuga ngo simfite defense nziza ariko kudefanda kwanjye kwa mbere ni ukudefanda mfite umupira kandi ndabikorera mu kibuga cya adversaire ariko akiyibagiza ko kubikorera mu kibuga cya adversaire igihe turi gutakaza umupira twese twagiye biraza kugenda gute Carrick rero icya kabiri yari yabibonye aravuga ati okay njye gukira n'umuntu utari mu bihe byabo byiza ntabwo nazi ibyo nyina icyaka turi mu rugo dufite avantage yo mu rugo biranamuhira agira umukapiteni witwa Bruno Fernandes mu byukuri hari ukuntu umuntu aba muri equipe akaba iyo kipe idatwara igikombe iyo kipe ikaba idahatanira championnat ikipe kabiraho ariko ari umukinyi ushaka gushaka mu makipe 10 meza ku isi cyangwa 5 numubone zitamufite bane byo kuvuga no kuri nta kipe ifite Bruno Fernandes yose Manchester United yonyine uyu muhungu bita Bruno Fernandes biroroshye vuga uti ikipe ifite Bruno Fernandes ni imwe gusa ni Manchester United ifite ikipe nako itamufasha n'icyo yashatse kuvuga so nukuvuga mu byaha Manchester igomba kuzajya imbere y'Imana ikavuga twatunze Bruno na Dega ntitwabaye ibikombe komeza icya kabiri abwira witwa Kobe Main aramubwira ati baro Casemiro ari burekipere bitanga neza ugomba kuba uri iruhande rwe akayiguha asubirwe arabimubwira cyangwa ubwo nanuza na Kobe Main arabizi kezo shinganuza arababizi ariko nanone burya
hari igihe umukinnyi nk'uyu ukiri mutoya yaryoherwa no kwirukanka gukurikiraho barigiye, ariko wabonaga ko n'umusore wari ufite iyo nyota, twe dusanzwe tubizi ko afite Ruben Amorim yahoraga amubeshyera imvune za buri munsi, anavuga ko ngakina umwanya umwe na Bruno reka ngo anakina n'umwanya umwe, we ntiyabona ukuntu akina Bruno arimo, tukibaza ese ari muri Three Lions yari nimero 10 ko yari mu box to box mwiza. Icya kabiri hari igihe umutoza ataza umukinnyi cyangwa se akambanira bishaka njye nabo ntabwo ari kubatamuza, ahubwo nuko atamukundaga, yambaniraga bishaka, urumva yahifuje umukinnyi we inshuro nyinshi, yaba ba Homeland bande yarabashaka. Ubuse United yabifite umukinnyi yagasura ku isoko rya Carrick biragoye. So icyo kintu rero Carrick amaze kugikora avuga ati ndashaka ko mugira Bruno Fernandes free, mumureke Bernardo Silva aramukurikira, Phil Foden aramukurikira, ariko tuba dufite wa muntu batari butekereze ko hari ibyo yakora witwa Kobe Maino, ariko Casemiro igiye rekipera baro uyihe Maino afite ubushobozi bwo ibyo Bruno Fernandes atari bukore we yabikora. Niba mwararebe muze kureba map y'uyu muhungu bita Kobe Maino, yabaye nk'urekura Bruno Fernandes aba free, handi Bruno yajyaga azenguruka hose niwe wahakoraga, umupira akawushyira iburyo akajya kuwusaba, akawushyira ibumoso akajya kuwusaba, none abigera n'ahantu afata tempo akawufata, akabwira akareba wagiye uyu muhungu w'iburyo Amad wagiye Dorugu, agashobora kuba yabona bagiye agahita awuha Bruno Fernandes. Hari nk'umupira neretse Fuad nabubwira ni reba iyi transition nta mukinnyi wo muri Premier League uretse Kevin De Bruyne wayitekereza, yarayirase shano uwa mbere aba bandi aba nimero 10 cyangwa se aba playmaker bandi bayihuwo bareba hano, ariko Bruno attention na siri muravuga uwo bareba ngase ubwo ni Odegaard uri kuvuga ndacitse we ntabwo yawurenza, ntabwo Odegaard ntiyawurenza babiri, reka mbereke abo karantise ka Odegaard, ntabwo Odegaard yawurenza, ntabwo yawurenza Bukayo Odegaard karantise rwose, nuko wenda nta kipe izajya mu ijuru hazajya ba nyirayo cyangwa se ntibanageyo, ariko wa mugani wa Forward Manchester United imbere y'Imana sinzi ikintu yasobanurira impamvu y'inyo Bruno Fernandes bikomeye. we na Degere bazayirega ibya sezishize Bruno Fernandes reba ukuntu Manchester United yari yanze ibikombe, United ni yanze ibikombe koko, we ntayo United ntibuze amafaranga atwara ibikombe by'ikibazo. Buri gihe ushobora kumbwira ngo hari amakipe nasiri abura ibikombe Edizo na Deus abura ibikombe kandi afite ubushobozi bwo kubitwara, ufite dafite amafaranga yo gukira ku isoko. Manchester United yatunze amafaranga menshi cyane, ahubwo yashora he izazamuka na FA Cup izayeka, nabumenye yari ifite umva icyo nashaka kuvuga kuri subira kuri cya kintu cya game plan. Reka sinzi niba mwibuka image y'igitego cya Bruno Fernandes banze cyane yacenze abantu 1,100 cyajya cenga abantu mu gitondo cyane. Uze gusubira inyuma, baze gusubira inyuma amashusho urebe uburyo yatangiye kugenda bakibana gufata umupira inyuma kuri nimero 3, donc nakerekano gato kabayo ka offside sakarimo mbera neza urumva nakerekano bavuze kabayemo gato ka offside nuko uriya yatinze gato cyane, yakerewe gato cyane, ariko Bruno Fernandes yatangiye kugenda amaze kubona ko bakiri umupira. Bano ba defenseur ba Manchester City bari bemo baravuga ibintu bya high line defense n'ibiki bashaka kubikora, ariko ubona ko babikona ariko ubona ko Bruno Fernandes ikintu cyitwa ngo ni football understanding uburyo yumva umupira n'ukuntu awutekereza Edizo maze zamufasha mu mutoza. Performance ya Manchester United abagenzi bayitugarutseho cyane, ahubwo byagenze bitugira Carrick yashobora kuba yakoresha Casemiro iminota myinshi, umutoza yari yatubwira ko 30 atayirenza. kora mutoza umuntu watumyeza kwa United, gereza nta bantu bazira United yanyekiye umutoza wowe byihorere gato gusa. Abagenzi banjye kamanze kuri Bruno Fernandes anumufata bakomeje ka statistique amaze kugera ibitego 25 aho n'amakipe muri top 6 Beza raziza zikuzikubita. Umukinnyi mwiza kuri match nkuru nta kubabisa. Burya abakinnyi bihisha muri kipe burya amakipe manini ayazi neza. Uretse ko n'amatara kubita. So kuri Casemiro ntekereza ko hari igihe twize kubona sezo yongeremo ibiro. Kuva umwaka w'imikino atanya twese tubona yongereye ibiro. Ntago ari umukinnyi imyaka imaze gusunika ngageze muri 37 tuvuye nko gukina byamaze kumugoraho ku kigero gifatika. N'umukino United yakiye ku munsi wa gatandatu ntago ari wa mukino watumaga umukinnyi atindana baro uri buza gutuma akoresha imbaraga nyinshi z'umubiri. Uko bagiye bigarukagaho yafataga baro azi hagiye kutekera ku kanya.
ayashyira kwa Kobe Maino kwa Bruno Fernandes asubiza inyuma kuri bagenzi be donc yakiniraga ahantu yarahagaze ntabwo byabusabye gukora ibirometero byinshi cyane nk'ibyo yasanzwe akora muri ya systeme y'ubucucike. Ikindi nujya kureba ku rwego rwa Casemiro umutoza wese waza nta wundi mukinnyi muri United wakina role ya Casemiro ku rwego Casemiro yikinaho. Ari ikintu umutoza yimega kenshi kandi kuko niyo mukuragamo yitoga no kubyagiraga ingaruka gukora Casemiro mu kibuga byagasobanuye ko ugiye guha imbaraga adversaire kubera ko wowe urabizi ko kuri bench nta mukinnyi ugiye kwakura ugiye kuza gutanga na 25% byo Casemiro atangaga. Ibyo muri byari kuzagomba kuza gukora yagomba gutekereza kugira imitekerereze bwa ngo Casemiro mu gihe cyose ari mu kibuga ndamureka tange ibingana ubushobozi bwe iminota turi gukina yose anga na prolongation yari irimo byari match ya champion byari bisanzwe. Iminota 90 Casemiro agajya ku rwego rwo guteka yuko yamunaniye burundu. Ni umutoza none ajya kwa ko ari ikibazo cy'umutoza yari afite atari kuri Casemiro gusa n'abandi yabakoragamo babana. Cyakuragamo Reniyoro agakuramo uyu mwana Heaven yabanjemo agakuramo wa Magwaya nta mukinnyi yatinyaga gukuramo. Wabonaga ko ni imitekerereze ndetse n'imitoreze ye byimaga abahirwa abakinnyi ba United gukina iminota 90 kucyo kuba yamukura mu kibuga byo urebe na match zose yamukuyemo uretse nk'ayo gabonye ikarita y'umuhondo wenda ariko handi hose ntabwo yatwereka ibibazo by'umunaniro ku buryo tubona ko uyu mukinnyi wamuciho gatatu wamuciho kane akeneye remplacement mubone ko nyine ari remplacement ko n'ijisho rero kana kwikenewe byabaga ari tactique ze ntizikunde utanigoye kunanirwa birava he ubundi reka twemere ko aba yananiwe wamugane ku nota 75 ariko se kubera iki jewe nabonaga system deje yakinaga ari yicaga abakinnyi yari goyiza ni ubucuci cyara ntabwo nya gukina nukuvuga ngo bari abakinnyi babiri yashyiraga hagati urashaka Bruno Fernandes akaba nimero 8 akaba na nimero 10 ugashaka na Casemiro akaba nimero 6 na nimero 8 cyari yicaga Casemiro. Ikindi kandi iriya system igora aba umu left back no mu right back kuko ubusabwa gukora ibirometero byinshi gukina kabiri usabwa bigusaba kudefanda no kwataka biringaniye niyo mpamvu icyakabiri nko kuri Casemiro byamusabaga kuba impamvu yakinye neza kandi tugiye no kuzabibona muri ana mezi 5 Casemiro azaba mwiza ntibizanagutungure tunabonye na man of the match nyinshi kubera iki noneho biri kumusaba kudakora ibirometero byinshi ambura umupira ufite umubora wawe mwiza utwara wumuhe ubu ngubu hari video muri no match ariko wafata ya Casemiro ava kuri bagenzi arakwizamo nakwereka kwa muri ava muri box yabo akirukanka na baro akajya kwitangira akayitanga renze ikibuga cya Manchester United ari mu kibuga cya Division aya mashusho yabona menshi hari ahantu muri Sirifas abantu bavuze ati iki ni kikwereka umukinnyi maze ufite Champions League compose gutuza yambuye umupira Man City muri Sirifas yiwe bari kubataka hakugira ngo ahita uterayo ekore Haaland ahita cenga umuntu yafashe Haaland akubita Jedi Koro nuza Foden ahita awusohokana muri Sirifas ahita Mayina ahita utanga iburyo kwa Daro ubona ko nyine Casemiro byamworoheye noneho aranavuga ari umuntu uri hafi ye ari mabwira ati ngwino twegerane dukinana umupira hari nkano bakoze passe uyu muntu nagambeshye Sherika renda kurira mbari munsomero utumwa guyu muntu nago n'umuntu ambeshye Sherika renda kurira uyu muntu nago yitwa Eric ndi Hakizimana yakwitirengera Deus muri abo tumwe kusoma buriye ntambeshye kubeshyera pebe yani ngiye babivuze navuze ni United tuwari tatwikira umutoza kwitirengera Deus none yaramurangije niwe muntu wazinye umutoza haravuga ati umutoza ni gitangaza rwose bari ku muntu watsindaga City avec manière yanayitsinze kwa Man United yari umuntu wa mbere ntemeye tujya no gutangira iyi saison Fadera ndi kuvugana se ntabwo ndibuka ko nari nyewe kiganira Fadera avuga ati bamuha Sesko bamuhande bamuha Zlatan Ibrahimovic mu mugarurira ibyo kuba mwemera nzemera ibyo azakora ariko ku giti cye sinzamwemera nk'umutoza mwiza nyeretse nabibonye hari abantu ntajya ntibeshyeho rwose uyu mugabo ntabwo namwibeshye ko namubona kuri Manchester United niyo morale twibuka abantu bari muri tribune bari baje bose rigaheko nyagasani ibintu byo kantu kabo bari baje bose baraseka ariko uzikona nerezanye n'abana gane verase n'abantu n'umugore bose bari baje Ferguson yari ahari yari yiyogeye ko yakumye amashyara seka arishima nagushima reba Ferguson abaragazi kweza gufunga ngomira kari kagiye kumuhitana kandi uziko bena muri mu yari yagitumye saka Ferguson agaragara umusaza w'imyaka 104 kandi bivuga ariko Michael Carrick iminota 90 nyine Ferguson yagaragara umusaza w'imyaka 70 yaza kayituza n'abagaragara ubikora kuri noise neighbor kandi noneho igitangaje Ferguson bavuga ko nawe yagize uruhare muri mu guhamagara Carrick mu kugira ngo Carrick abo umutoza mukuru yaburya ibintu bya ore ntabwo bari bake akandi abakinnyi baramurebaga bakabana ngo ni crying baby oya ngo ikintu cyatumye ore batamufata ahubwo ole we
ntabwo baramubwiye ngo muri kontra yawe hagomba kujyamo ko uzahemberwa performance na nuza na bonus ukazazibona. Amubwira ngo no, ibyo ntibishobora kujya muri kontra yanjye, ntibishoboka. Yarabwiye ngo mume kontra y'umukozi wa Manchester United, dukunda Manchester United. Niko yakabwiye we, nibyo kumbwira ngo ningera kuri ngiye muzaba ibingibi, no simbishaka. Baravuga toke kubatunzwe ni baravuga toke nta kibazo rero ubwo utabyemera, reka twemere uza kuza kubyemera byose. Michael Carrick azavuga ati mubimpe byose nta kibazo. Ikindi wenda arakupita Arsenal bahita bamapama. Ariko hari ikindi kintu wenda twanakwirengagiza, wenda nasinzi ngo mwabikomojeho na murize mbyumva, ariko oya ntabwo nimukora yize mbyumva, ariko hari ikintu mwitoza mushaka cyajeho. Wabonaga umukinnyi wese n'amakirangi kifata, ariko ndumva ari nasura akavuza ati cyane Deus ati niba ari ukora abakinnyi bari bashya, ni Deus avuze ngo niba ngo bakesha ko bara pafu bizajya ngo bereke umutoza. Ariko nureba ikintu cyari kiri mutwe abakinnyi y'ikipe ya Manchester United kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, harimo icyo kintu cyo kuvuga ngo reka dukoresha imbaraga zacu zose, banishimye no ku maso. Rebera afatuye Casemiro aserebora ku mutoza ashaka no kwa Zidane ntayo nabonye kimeze kuri, ariko reka Casemiro bonye kuri Yuri Carrick cyase bari baziranye mbere yose na kwa Zidane sinayibonye, no kwa Zidane ngese nayibonye yaramutuje. Carrick yaramutuje yarafata kwa Zidane bifite oya Carrick toje manuza Casemiro ese babaye inshuti kuri ya mikino yanuza itatu yatoje umukinnyi wari mwiza ari Casemiro. Muremwiruka Casemiro mugombera Stamford Bridge ku kiraro Chelsea yabatsinze igitego Casemiro katigomba yani Casemiro nuza Michael Carrick nasiri cyagiye Carrick atoza fana Real ari foto wabonye ameze zose kwa Real urabyibuka cyagiye Manchester United. Zidane rega n'umunyacyubahiro ntago wamuri Michael Carrick yatoza ya mikino itatu yatoje Manchester atsinda Arsenal aya ni nuza ni nona yemeri muri nuza muri Champions League yari match ya Villarreal ya 2-0. Michael Carrick no umukinnyi mwiza yabaye man of the match inshuro ebyiri kuri za match ebyiri. Casemiro ziriya match za 2021 yarahari seri yarakaje uri kuzitiranya n'iza Rudi Van Nistelrooy niyo yishyuriye yaje 2020 muri Manchester, niyo yishyuriye Chelsea kimwe kuri kimwe mu mvura nijoro. Yesu iracyanye na Cristiano Ronaldo inde Casemiro uyu muri Manchester ariko yagiye ryari Cristiano Ronaldo ni uwo mwaka wa Cristiano yagiye 2020 none se Michael Carrick ntabwo yisigaranye nuza agenda asado Erastre na Pico inzerega muri sama 2020 duya inapuye indi nigo yinji 2022 asanzwe na murimo nako na ten indo habwo wewe uri kuvuga Casemiro yajoyinze na Varane ntabwo ari Casemiro oya Casemiro yajoyinze Manchester. Ese nuzi ko Ten Hag ari wamuguze bamaze kubura uyu musore muri Barcelona Frankie de Jong akagurwa na Ten Hag. Ten Hag barakinanye man ndabyibuka yari muri Carrick wari ufite na Ten Hag akagura ko itatu muri Carrick gusa si itatu se match ya Villarreal match ya Arsenal na match ya Chelsea ntabwo ari kuyamutoje ariko yaramutoje nimba ariko nyamara muri kunywa nimba yatojwe na Organiso akose yatoje uyu nguyu Organiso yagize atoje uyu nguyu yewe barakinanye ahubwo gusa icyo nibuka aje muri Real Madrid oya no kuri kwa Manchester barakinanye inde nande Cristiano na Casemiro abantu bahuriye ndibuka ko bishyura kwa Everton dore inapuye ngiye bishyura kwa Everton oya uretse gatoya zana line-up ya mbere Michael Carrick Rashford akira kwa ndwi buryo kuri karindwi Ronaldo ne watakaga icyo gihe Fred yari yamwicaje ni Fred yakiraga hagati mu kigo reka ese Fred na Casemiro barakina kambitse line-up icyo gihe Scott McTominay Fred ariko Scott ari Casemiro ntabwo ari we yari ataraza vuba oya nibutse ko yajoyinze hagati mu kigo hajyemo Fred na Scott McTominay Fred yicazaga Casemiro Bruno Fernandes Jadon Sancho Rashford na Ronaldo nibyo ntabwo yataraza yajoyinze muri sama 2022 nano wari kingere ya mbere ile ya nyuma ni ya nyuma yatoje ile ya nyuma yatoje ya mbere Scott McTominay na Fred bakinye hagati icyo gusa ngiye ni imvuga Casemiro yagize umukino mwiza nanone basubiye muri bane batatu ahubwo kwa ruze no man of the match ebyiri ya ikindi wenda cyabaye umuntu atagenda atavuze kuri uyu mukino ni nabonye uhahoze asifura witwa Michael Dean yavugaga ati giye rwose ndigewe yari red card tigiye sinari no kwirwa iriya byose sinari no kwirwa ariko natwara muri twari iduse bavuze red card batwereka ngo abanje gukora kuri baro ariko yari red card gusa itegeko rivuga ko ngibanje gukora kuri baro ritamurenga ibyo bari baravuze ngo itangazo zose bashyiraho ngo nta violence yari irimo ngo ni nta bushake ngo ntabwo ari ngome nta intention uko violence kira ituza hano nyine impamvu ari itare intention reka tucyumve neza no kuvuga ngo ntabwo Daro yaje
aje kuvuna umuntu yaje akurikiye bara nayikoraho urabyumva kuko bari niwe barayinaga niwe warengeje bara ariko bavuga ko nyine kubera ya za crampo ze mu gukubita bara ayikuraho amanukira ku muntu nta intentional yari irimo yo kuvuna umuntu Royce niwe yavuze ati jewe rwose nta nubwo nari gutekereza kabiri nari kumusohora Marco Dina ati jewe sinari kwirirwa njya kubaza na VAR Marco Dina yavuze ngo ni 100%. Ariko attention umuntu wari uri kure witwa Marco Riva nawe yari nako Anthony Taylor yari anari kure ariko itegeko icyo nyine ubu Premier League yarihinduye niba babanje baro kuko mwarabibonye ko niyo umuzama guteze ariko akagutega ari we wakoze kuri baro mbere iyi ntabwo iba cyitwa penalty. Reka twigendere ibyari cyo n'icyo nuko Manchester byagenze ibitego bibiri byose with performance ibi bitanu ibindi bagenda babyanga ibyo banze birago tubigara ko ntibyari byo twagiye tugana ko byari byo ko ntibivuze ko bitinjiye none se akabazo k'amatsiko we na Siri wanze kwanza we niyo ngiye kwaza kino kibazo